Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Niyibizi Theogene. Mukaba mudukurikiye ahangaha kuri Gitangaza NTV. Tushaka kubageraho kubabwiriza ijambo ry'Imana, haba ari mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Tubanjiye kubasuhuza. Mbere yo kutangira tumanze dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana nyir'ubutwari, tuje imbere yawe Uwiteka Mana ikomeye, turi babandi binzuzugurika, ariko Uwiteka Mana ikomeye twize tudashidikanya kuko turi mu ruhande rwawe. Mesiya mwiza rero, abantu baba bagiye kudukurikira kuri icanu, ubahereze umutima wo kuyikurikira, bageraho vava naho baja, kugira ngo nabo mubo wishimira, kuko waravuze ngo twese Mana ikomeye ubahe guhinduka, bahinduke kugwira ijambo, kandi twize tudashidikanya kuri bubane natwe. Nuko Mesiya mwiza rero, kandi twize ko tuzabana nawe kwiziteka ryose. Amina. Haleluya. Namwe mwamudukurikiye turabasaba kugira ngo muje mudutera ingunga, mudukurikira kuri Gitangaza NTV, mugakora subscribe kugira ngo bije ibiganiro tujya dukora bije bibanyuraho byihuse. Mudufashe mugakora na share, byatuma ubutumwa bw'Imana bugera hose, twese tukagira aho tuva naho tuja. Akarusho yo mukoze na like biratunezeza cyane. Tukaba tugiye gutangira ijambo ry'Imana riboneka mu tangiriro ibice 6, umurongo wa 6 kugera 7. Hari kutubwira ngo haleluya. Haratubwira ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mwinzi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembeho mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibiguruka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, nguko nicujije yuko nabaremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu munsi nagiraga ngo tuganirire hamwe ijambo ry'Imana, kuko Uwiteka yaricuje icyatumye ari mu muntu. None uyu munsi rero, Nowa, mwibuka ko Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Nawe udukurikiye uyu munsi wagira umugisha ku Uwiteka, ugahinduka. Wamara guhinduka ukazabona buriya bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Namwe mukurikiye ahangaha, ndabahamagarira kugira ngo abo Imana yaremye ikabiri kwicuza utagaragaramo, kugira ngo Uwiteka ababare. Uwiteka iyo ababaye bimutera agahinda, kuko yaturemye mu ishusho yayo. Ndagira ngo mwese mupfukame musenge, musaba Uwiteka imbabazi, kuko biyicujije icyatumye turema, kugira ngo nawe ugaruke mu muryango w'abana b'Imana. Niyo mpamvu ngo hamagarira kugira ngo nawe uhinduke. Byibuze wafata umuntu utagumwe ukaganira n'Uwiteka, kugira ngo Uwiteka kwishimire. Ndacyatuma udakora imirimo yawe, ariko ufashe umuntu utagumwe Uwiteka yakwishimira. Kuko mu masengesho, gusoma Bibiliya, niho tuganirira n'Imana. Ibintu byo twiringira byahinduka, ariko Uwiteka iyo wamwisunze uzabona buriya bugingo buhoraho. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo dusomye Yohana ibice 10 umurongo wa 27, hatubwira ko uwo Yesu yamaze gufata mu biganza ko atazamurekura, kazabona ubugingo buhoraho, akabana nawe akaramata. Nawe uyu munsi ngo hamagariye mu bo Yesu yamaze kwishimira, kugira ngo azabane nabo, nawe ko wabonekamo.
niyo mpamvu nguhamagarira ngo ubane nawe. Haleluya, Yesu ashimwe. Amen, haleluya. Iyo dusomye Yohana ibice 9:31 hatubwira ko Yesu ubwo yagendaga yahuye n'impumyi, arangije impumyi kuko yari ifite kwizera yabwiye Yesu ati ndashaka gukira, nawe uyu munsi wakira ibyaha byawe. Tufite agahinda kenshi kuko Paulo niko yavuze ngo afite agahinda k'abantu bagenda basubira inyuma bamaze kugera mu kwizera. Nanjye ndabasabira ngo uyu munsi mufate gahunda muganizo n'Uwiteka mugarukiraho mugeze kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Haleluya, Yesu ashimwe ahimbazwe. Haleluya. Yesu iyo tugiye tugasoma mu Byahishuwe hatubwira ibice 20 haratubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Mbese wewe udukurikiye uyu munsi Yesu aje ko agiye kuzana ingororano wabonekamo? Isuzume, numara kwisuzuma umenye ko wenda Yesu nawe yakugirira ibambe, kuko Yesu ni umutunzi w'imbabazi, ashaka ko twese twihana kugira tuzabone bura bugingo buhoraho. Niyo mpamvu ngusabira nanjye nisabira mugira urukundo kuko na Yesu yagize urukundo. Ndagusaba ngo tuzabane na Yesu mwakira igihugu twasezeranijwe. Komeza ubusenge kugira ngo Yesu tuzabane nawe akaramato. Haleluya, Yesu ashimwe. Nawe umuntu dukurikiye ubwo ni ubutumwa nakugezagaho, kuko wafata gahunda ukayasoma Bibiliya, kuko Bibiliya ni igitabo gifite ubutunzi bwinshi cyatugeza mu ijuru. Kuko Bibiliya ndivangira, abahanuzi bakubesha ariko Bibiliya ndibesha. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwafata umugambi mukaje imbere, kuko Bibiliya tubwira ngo hahigwa.